Turabashimiye ubu ngubu uno munsi twongeye twabategura ikindi cyegeranyo kivuga ku Rwanda. Uno munsi twabateguriye ibintu 10 u Rwanda rwihariyeho mu mateka y'isi, ari nayo mpamvu u Rwanda ruhora rutsinda mu bintu byose rugiye. U Rwanda kuba abanzi b'u Rwanda babasha kurusenya bikaba byarabananiye. Ibintu 10 u Rwanda rwihariyeho ruhora rusunika mu buryo ruzi cyangwa rutazi, rutuma u Rwanda ruhora ruri hejuru, rushayininga, ruri hejuru cyane, gusenyuka bikaba byaranze bitazigera binabaho ko u Rwanda asenyuka. Kimwe mu bintu bya mbere u Rwanda rwihariyeho cyane, itangira ry'u Rwanda kugira ngo umenye imva n'imvano y'u Rwanda aho yahereye. Hari mukunda kumva umuntu witwa Gihanga Ngoma Ijana mbere y'uko ahanga u Rwanda yabaga kwa Nyirarume. Icyo gihe u Rwanda rwari rutarabaho, yabaga kwa Nyirarume mu ntuze mu Buganza. Noneho Nyirarume yaje kugera aho ngaho, arangije yanga Gihanga, arangije yamuhaye abagaragu 2 bonyine, Kagaragu n'Akazigaba, ngo nibagenda ahita birukana, ngo nagende n'abahiga ahantu aba, ngagiye mu gihugu cyiwe. Mbega nyine aramwirukana nk'uko umuntu yirukana umuntu mu rugo akamwirukana akagenda. Nibwo yabashije kugenda, abasha kuba yatekereza guhanga igihugu cyitwa u Rwanda. Rero ubwo urumva guhanga u Rwanda rwahanzwe ku muntu wabashije kwirukanwa mu rugo, abona nta yandi merekezo, ntandi afiteho kujya. Rero buri u Rwanda nureba inshuro zose rurwana na Perezida wa Repubulika Paul Kagame aravuga ngo nta handi dufiteho kujya, uzadusanga ahangaha uko byagenda kose tuzapfana, ariko nta handi dufiteho kujya. Rero iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma u Rwanda ruhora ruri imbere cyane. Noneho indi mpamvu ya kabiri u Rwanda rwaba rwihariyeho cyane nuko Gihanga Ngoma Ijana amaze kugera ku butegetsi, bambe ku buyobozi, ubu icyo gihe bwari ubutware, niwe muntu watangije icyitwa urugendo shuri. Yari yitegereje avuga ati nubwo ariko ngiye guhanga u Rwanda, sinzi uko ibihugu biyoborwa, sinzi ukuntu abaturage babayeho, ukuntu batwarwa. Wewe yahise akora urugendo shuri, ajya mu Bunyabungo kwa Rwamba, ajya mu Bungwe kwa Rwamba, arangije ajya mu Bunyabungo, arangije ajya mu Budahanu Bwishaza kwa Jeni rya Rurenge. Buri hamwe hose agenda areba ukuntu babasha kuyobora ubwami bwabo, ukuntu mbega ibihugu biyoborwa. Aza afite amakuru, afite nosiyo ku bijyanye n'ubuyobozi. Araza ashinga ibijyanye n'ubucuzi, ashinga ibijyanye n'itorero, buri kimwe cyose. Urumva u Rwanda rwo rwariyubatse guhera kuri zeru kugera hejuru. Icyo ngicyo cyari icya kabiri cyerekana yuko u Rwanda umwihariko rufite icyitwa urugendo shuri, kwicara bakihangira igihugu kivuye hasi, nta nkunga n'imwe irimo. Rero icya gatatu nacyo mucyumve mucyiteho, ni ikintu gikomeye cyane. Icya gatatu kiravuga gutya: kuba rwaramaze imyaka 11 yose yarashize u Rwanda nta Rwanda rubaho, kandi rwari u Rwanda. Mwibuke hari umugabo se wa Ruganzu Ndori witwa Ndahiro Cyamatare, bene se Juru na Bamara ndetse na Nsibura wo mu Bunyabungo babashije kuza baramwica, basenya igihugu cyose, igihugu kiba akavuyo. Igihugu cyarinda kirarangira. Nyuma y'imyaka 11 Ruganzu Ndori yarongera aragaruka mu ikaragwe k'Abahinda. Nayo ni amateka ukwayo ku cyegeranyo cya Ruganzu Ndori nakoze, mwarabyumvise. Yaraje agihera hasi kuri zeru, arongera arakirema cya gihugu cyose, ahubwo abasha no kwigarura n'ahandi hatari u Rwanda. Yaricaye arongera u Rwanda rurongera ruba u Rwanda. Bivuga ngo u Rwanda niyo byaba ngombwa yuko u Rwanda rusenyuka burundu rugasubira hasi, haba hari amaraso azongera akarugarura. Murebe muri jenoside yakorewe Abatutsi, buriya se u Rwanda ntirwari rwarangiye, abantu bamwe bisha abandi, u Rwanda ntirwari rugihari, ariko haje inkotanyi zirongera zirarurema, zirongera zirarubumbabumba, rurongera ruba u Rwanda. Rero kuba u Rwanda rwakongera rukibumbabumba rwari rwarasenyutse,
ntabwo ari ibintu bije ubu, si n'ibintu yemwe n'ibinabaho n'ikindi gihe, ntabwo bizaba bibaye ubwa mbere Ruganzu Ndori yabashe kurugarura. Icyo cyari icya gatatu. Noneho icya kane kiragira gutya: sosiyete y'Abanyarwanda, Abanyarwanda muri rusange. Ikintu cya kane kiravuga ngo Abanyarwanda nibo baturage kuri iyi si babasha kumvira kurenza abandi bose. Iyo Umunyarwanda umubwiye ikintu hava akagera, icyo kintu abasha kucyumva. Kubigisha bumva kubi. Abanyarwanda aho bava bakagera barumva kandi bakumvira, nta gasuzuguro bagira, kandi n'abantu bo bifitemo disipurine. Uko byagenda kose ntabwo aribo bihingamo n'iyo bafite. Kuba u Rwanda rubasha kumvira, rukabasha kumva neza icyo ubashije kubabwira, icyo ni kimwe mu bintu bituma u Rwanda ruhora ruri hejuru mu bintu byose rwakora, no kururwanya byagorana cyane. Icyo ngicyo cyari cyaka. Twagiye ku cya gatanu. Icya gatanu kiravuga ngo buno muri Afurika yose nicyo gihugu cyatangije gushyira ingabo ku mipaka. Mwibuke hari umugani uvaho ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Uriya mugani ahantu wavuye babaga bazi neza yuko hari ingabo ziri ku mupaka. Uwo mugani waje ku bwa Cyilima Rujugira, Cyilima wa kabiri Rujugira, ndumva ari Cyilima wa kabiri Rujugira, kuko Cyilima wa mbere ni Cyilima Rugo, Cyilima wa kabiri Rujugira. Rero ku bwa Cyilima wa kabiri Rujugira nibwo iyo mvugo yaje. U Rwanda rwigeze guterwa n'u Burundi, ruterwa n'Intuze n'Ubugesera, ruterwa ibihugu nka 5 biruterera rimwe. Rurangije rumaze kubitsinda, rwese rwigira inama yo guhita bashyira ingabo ku mipaka. Noneho bityo ubundi akenshi ingabo zabaga ibwami gusa, gutera igihugu ukagikuraho, ubundi wafataga inzira ukagenda ukagera ibwami mukarwanirayo, wabatsindira yo ugahita ufata ubwami gutyo. Ariko u Rwanda rwo byo rusanga strategy ntabwo yaba ari sawa, bahitamo guhita bashyira ingabo ku mipaka. Nugenda ugakubita izo ku mipaka, zirahita zimwe zirahunga, izindi jijishe baze bahuruza iz'ibwami, zize zibakubite bataragera ku bwami. Niho u Rwanda rwo rwatangije gahunda yo gushyira ingabo ku mipaka cyane. Icyo ngicyo cyari icya gatanu. None twagiye ku cya gatandatu. Icya gatandatu kirakomeye cyane ariko kuba ari igihugu kibasha kumvikana mu rurimi rumwe. Buriya nugenda ukagera mu Bagande, uzasangamo Abanyankore, Abanyoro, Abakonjo, abantu nk'abo Bagande. Ibyo urumva bafite indimi nyinshi cyane, no muri Tanzania no muri Kenya hano hose nuko. Rero kuba u Rwanda rubasha kuvuga ururimi rumwe, iyo ngiyo ni imwe mu ntwaro ikomeye cyane, ni imwe mu ntwaro. Buri kintu cyose kivugiye mu Rwanda nta muntu ubugihejwe. Rero icyo nacyo cyari icya gatandatu. None twagiye ku cya karindwi. Kwihuta cyane, kimwe mu bintu u Rwanda rwihariyeho, mu bintu 10 u Rwanda rwihariyeho andi mahanga byabananiye batigeze bakora, bikaba ni nabyo bituma u Rwanda ruhora rutsinda ibintu byose rugiyemo. Twagiye ku cya karindwi. Buno u Rwanda mu myaka ya kera, mu gihe bakigera Kane Rwabugiri barwanaga, nicyo gihugu cyari gifite ingabo zirwanira mu mazi zikomeye cyane muri aka karere ndetse no muri Afurika yose. Kubera yuko ku bijyanye no kurwanira mu mazi bari bafite ingabo zikomeye cyane, bafite ubwato bukomeye cyane. Muri hariya mu Kivu intambara zahabere barwanira kwijwi n'ahandi hose bajya no mu Bunyabungo, ni intambara nyinshi cyane. Rero u Rwanda amenya ngo nicyo gihugu cyari gifite ingabo zikomeye cyane zirwanira mu mazi. Nimba baratekerezaga kugira abamarine mu myaka nk'iyo y'icyo gihe, urumva ni ibintu byari bikomeye cyane. Ubundi ingabo nk'izo zabaga i Burayi. Urumva mu Rwanda urumva rwahoze kera hose rutekereza ibintu binini, ibintu bigari. Ntabwo u Rwanda rwigeze rutekereza ibintu by'urokare. Icyo ngicyo cyari icya karindwi. Twagiye ku cya munani twibuka. Cya munani kiravuga ngo buriya mbere yuko nkibabwira, hari ibintu ushobora kuba uzi warumvise gutyo, ariko hari uburemere utari kubiha, hari agaciro utari kubiha. Nyamara hari abantu babirebera mu isura
babasha kubireberamo bakabasha gutinya u Rwanda kuba rwarabashije guhagarika jenoside, nta musada rufawe, nta musada ruhawe, nta muntu n'umwe uruteye ingabo mu bitugu, bo bakica bagafata umwanzuro ati tugiye kubikora, kandi ibyemezo bafashe n'ibintu bakoze bikaba successful. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane u Rwanda rwabashije kugeraho kuri iyi si, ku buryo bituma n'isi yose batinya kuba barabashije guhagarika jenoside, kandi bakabikora ruzungu, ntibabashe no kwimura rimwe ku bayikoze, bakabasha kubaha ibihano abandi bakabababarira. Ni ibintu kuri iyi si nta wundi muntu wabasha kubikora. Rero bituma ya disipurine nahoze mbabwira kare, ya disipurine iracyabagendaho. U Rwanda na disipurine birahwanye, biravukana, biri mu maraso. Rero twageze ku cya cyenda. Kimwe mu bintu icumi u Rwanda rwihariyeho bituma isi yose ihora irutinya, kandi amahanga amwe n'amwe ntagiye abizi, ni ibintu biri kugenda byikora cyane. Twageze ku cya cyenda, kandi muhore mujye mwibuka gukora subscribe, kubera ko nabyo ni iby'ingenzi. Nimba ubona hari umuntu uri kureba iyi video atakanze subscribe, tumubwire ahita akanda subscribe, kubera yuko ni ibintu by'agaciro cyane. Noneho iki cya cyenda nuramuka ucyumvise, nawe u Rwanda urahita urutinya. Nawe uru Rwanda urahita urutinya, rutuyemo utazi ibyarwo. Noneho kubera amateka y'ubuhunzi yabaho za 59 n'ahandi hose, abanyarwanda bakagenda bakajya hirya no hino, bakagenda bagakwira imishwaro hirya no hino. Hari ikintu kimwe cyabashije kubaho muri ibintu byose bibaho kubw'impamvu, Imana ibikora kubw'impamvu. Menya ngo abanyarwanda babashije kurwanira ibisirikare 5 byose, barangije babishyira ku butegetsi, kandi babishyira ku butegetsi aribo bantu bari imbere ku rugamba. Banza umenye ngo u Rwanda nirwo rwafashije Tanzania kubona ubwigenge. Julius Nyerere bura kugira ngo abashe kurwana abone ubwigenge. Abanyarwanda bari imbere cyane, hari n'intwari z'abanyarwanda rwose ziri muri Tanzania zibukwa nk'intwari. Fata Yoweri Kaguta Museveni, UPDF bavuye mu ishyamba baragenda bararwana, barangije bafata ubutegetsi. Mwibuke Fred Gisa Rwigema dufata nk'intwari hano, naho yari minisiteri w'ingabo. Urumva n'umuntu wari ukomeye cyane. Rero aba basirikare bose uzi bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, menya yuko bari abantu bari bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda, nabo bari mu gisirikare cyane gikomeye. Noneho ubwo ngubwo twagiye ku cya 10. Icya 10 kiravuga ngo buryo muri aba uku urabona twumvise yuko hari ibihugu 5, ariko ibyo bihugu 5 nanone mvuze Tanzania, mvuga Uganda, nibagiye Repubulika na Demokarasi ya Kongo. 9/6 intambara arwanye mu ngabo zitwaga CNDP. Izo ngabo CNDP babashije kurwana bakuramo Mobutu Sese Seko Zabanga, barangije baterekaho Laurent Desire Kabila. Urumva nimba baratetse Laurent Desire Kabila akabasha kuba yagenda agafata ubutegetsi, kandi wibuke ko muri icyo gihe u Rwanda rwe rukiyubaka. Urumva uko byagenda kose u Rwanda nisagafuka imbuga rimwe. Mozambique ingi ugeze kumva u Rwanda babashije kuza, Mozambique yaraje yitabaza u Rwanda. Mwibuke ibya Boderi Gato ukuntu u Rwanda rufite y'ingabo. Rero izo ngabo zagiye ntabwo zagiye gutyo gusa, buriya bafitanye amateka mbere na mbere kugira ngo babone ubwigenge. Hari abanyarwanda babashije kurwanira icyo gihugu kibasha kubona ubwigenge. Ibihugu za Malawi n'ahandi hose ni ibihugu wumve ngo u Rwanda rwagiye mu bisirikare by'ibihugu byinshi cyane. Noneho icya 10 kiravuga ngo muri ibihugu byose duturanye, ibi byose duturanye waba uzi nawe, nujya muri Kongo, urajya Tanzania, urajya mu Burundi, urajya Uganda, ahantu haho hose u Rwanda rufite abasirikare bakomeye cyane muri ibyo bihugu cyane. Rufite bavuga ari kijyana, kandi bitwa karabene ari abo muri icyo gihugu, ariko nyirizina ari abanyarwanda, inkomoko kavukira ari abanyarwanda bari mu myanya ikomeye, barimo ba generali. Mwibuke hari generali, hari umuvugizi w'igisirikare cya Uganda. Uwo nguwo ni umunyarwanda, avuga ikinyarwanda neza cyane, we ntanabihakana. Harimo n'abandi benshi cyane. Nuhita ugenda mukajya muri Kongo, urarasanga ba generali Masunzu. Hari abasirikare benshi cyane b'abanyarwanda bari mu gisirikare.
kandi mwibuke yuko icyo gisirikare nk'abo ngabo kugira ngo bagereyo bagiye 96 muri CNDP barimo barwana na Mobutu Sese Seko, urumva harabashije kuba basigarayo bari mu myanya ikomeye cyane. N'ugenda ukajya muri za Tanzania hari abajenerali bakomeye cyane b'u Rwanda bariyo, ariko biri mu buryo bwihishe, boho ntabwo akunda kubigaragaza ariko barahari. N'ugenda ukagera ni Burundi n'ahandi hose bariyo benshi cyane. Rero tumenya yuko u Rwanda ni igihugu gifite ibintu byinshi cyihariyeho kuri iyi si, binavuga yuko n'imibare yaba yaraturutse mu Rwanda. Rero buri u Rwanda ni igihugu gikomeye cyane. Nawe nuzajya wicara mu Rwanda ujye wumva yuko rufite bagarundi, rufite ahantu rwahereye, rufite umuzi. U Rwanda ntabwo ari ikintu cyateretswe aho ngaho, ni igihugu ahubwo cyo cyihanze, kirihanga, kishyiraho, kimenya nuko kigomba kumenya ibyacyo. Rero turabashimiye kandi mujye muhora mukora subscribe ibintu, kubera ko kuba mwaduteze amatwi nabyo ni iby'ingenzi. Murakoze cyane.